ariko rero reka mbwira ikintu cya mbere Imana yankoreye yabanje kuma kwisobanukira nicyo kintu cyonyine cyiza njya nshimira Imana yankoreye yamaye kwisobanukirwa. Kenshi mu buzima busanzwe tubaho mu buzima butandukanye tukabubamo kuva tuvutse kugeza dupfuye. Uyu munsi iyo urebye bimwe mu byamamare ntujye utekereza ku nzira y'inzitane byanyuzemo kugira ngo bibe byamamara uyu munsi. Aka kanya nyemerera nkwerekeze ku buzima budasanzwe n'inzira y'inzitane icyamamare DJ BRIANE cyanyuzemo kugira ngo kibe umusitari uyu munsi twese twirirwa tuvuga ngo DJ BRIANE. Byagenze bite ngo avukire mu gihugu cya Kenya akurireyo atoragura ibinyomoro byo ku muhanda ndetse na ya myanda yose ibiri ku muhanda muri Mondisi, ariko uyu munsi yisange mu Rwanda ari icyamamare kuri uru rwego? Nitwa Kebrice ngo haye ikaze hano kuri Star Galaxy TV. Anitavude dewavumu w'Imana yayo tuzabatura neza tubaryana ibyiza ibintu ayumugisha amaveuti tuzayatunga amadeka potable ayumugisha amaveuti tuzayatunga amadeka potable. Uyu mu DJ abenshi baramuzi, afite impamvu nyinshi zituma aririmba, akunzwe mu kuvanga umuziki hano mu Rwanda. Dore yuko iyo uvuze mu ba DJ hano mu Rwanda ntabwo ushobora gusoza icyo kiganiro utavuze DJ BRIANE. Uyu mudamu wakoze cyane mu myaka myinshi ishize, akaba yaravukiye Nairobi agakurirayo, ariko imyaka itari myinshi bakaza kuza mu Rwanda. Byagenze bite ngo uyu munsi aba ari icyamamare? Mu buzima busanzwe DJ BRIANE amazina yiswe n'ababyeyi be ni Gateka Esther. Yavutse mu mwaka w'1996, yakuriye mu gihugu cya Kenya ariko nyuma aza kuza mu Rwanda ari umwana muto cyane. Uyu mu DJ akunda kuvuga ko yakuze abona nyina gusa nubwo yabonaga nyina gusa ntabwo ari uko yari imfubyi kuri se, ahubwo se umubyara cyangwa se papa w'umubyara yari afite undi mugore ku ruhande ari nawe babanaga. Mu magambo ye ati, mu rugo twari abana babiri, nigaga mu mwaka wa 3. Papa umunsi umwe yigeze kuza gusaba mama ko yanjyana nkajya kurera umwana we. Bivuze ngo ise yasabaga DJ BRIANE ko yaza akarera umwana we, ubwo hari kwa mukase. Nyina ntago yigeze azuyaza, yaramwemereye aramubwira uti mutware nta kibazo. Icyo gihe nibwo yaratangiye inzira y'umusaraba, dore ko yaragiye kubana na mukase. Ibi byaje kurangira gute? Icyo ngusaba muri aka kanya, kurikira Star Galaxy TV gusobanurira ubuzima bwose uko byagenze kuva kuri step ya mbere kugeza ku ya nyuma. Nta wamenya, nawe wasanga uri guca mu buzima nk'ubu ngubu, ariko ejo cyangwa ejo bundi Imana ikazakora ibitangaza ukabaho mu buzima bwiza kandi ukaba icyamamare. DJ BRIANE amaze kugera kwa mukase amaze imyaka igera kuri 2, atangira gushaka uko yakwibeshaho. Kuva muri Kenya bakaza gutura Kimihurura, yewe akajya no kubana na mukase Kimisagara. DJ BRIANE ubu yari afite imyaka 9. Kugeza ubu ngubu DJ BRIANE ubwe yivugira yuko ari ubuzima bwamugoye cyane, kuko kuva kuri iyo myaka 9 yahise atangira kujya kwiga, kandi DJ BRIANE yari n'umuhanga mu ishuri. Mu kujya ku ishuri kwe byatumye amenyana n'abana bo ku muhanda, akajya atangira kubagisha inama, dore ko yari ariho mu buzima budasanzwe, ubuzima butoroshye. Uyu mu DJ nyuma yaje kubona ko atotezwa na mukase bikomeye cyane, ahitamo gusanga za nshuti ze zo ku muhanda bajya kwibanira. DJ BRIANE gusa nubwo yasanze inshuti ze zo ku muhanda ntabwo byigeze bituma ava mu ishuri ngo areke ishuri, nubwo bitari byoroshye kwiga uba ku muhanda. Ariko DJ BRIANE yarize kandi asoza amashuri ye mu mwaka wa 2013. Icyo gihe navuga ko aribwo yari atangiye urugendo rudasanzwe, urugendo noneho navuga ko atarakana ugereranyije n'urwo yari amazemo iminsi. DJ BRIANE nibwo yarangije segonderi muri uyu mwaka wa 2013, ariko uyu mwaka DJ BRIANE yahuye n'ibihe bidasanzwe, dore ko bahise bamutera inda. Aka kanya uyu mu DJ kuba yarabaye icyamamare afite aho bikomora. Ese byatangiye bite? Kubera iki? Aka kanya abantu benshi kubera iki bakunda ukuntu DJ BRIANE aganira? Gusambana biri mu bintu biryoha nk'abantu. Komana
byaturutse kuki, byatangiye bite? Icyo ngusaba komeza ukurikire nguhereza uru rugendo neza rwose. Iyi ni Star Galaxy TV. Buri umuntu akuye ibi bubona hano inyuma hanga niyo mpamvu ingeso buri ingeso iba mu muntu mindani. Iyo yibeshya akagira gutya akagukuriraho itabi ku munsi wa Mariya. Aho yavugaga hari mu mwaka wa 2019 nibwo yaravuye kwiga umuziki mu gihugu cya Kenya. Bivuze ngo DJ BRIANE nyuma yo kurangiza segonderi bakamutera inda yaje gukomereza mu gihugu cya Kenya. Yasubiyeyo, mu gusubirayo yagiye kwiga umuziki, ajya kwiga kuvanga umuziki, agaruka mu Rwanda mu mwaka wa 2019. DJ BRIANE agarutse mu Rwanda yatangiye kujya DJ mu tubari, kujya DJ mu bitaramo bigiye bitandukanye. Uyu mukobwa nibwo yatangiye kugenda azamura izina, abenshi baramumenya. Yagiye asetsa abantu bitewe n'amagambo yavugaga mu itangazamakuru icyo gihe ubwo yaganiraga n'abanyamakuru bagiye batandukanye. Umva ibyo yavugaga ahangaha. Gusambana biri mu bintu biryoha mw'abantu. Ko mana mu rusengero pastor arabaje ati ni iki kiryoha mu buzima. Nyuma yaje kubona ko kwisanga ari muri ibyo ngibyo byose, ari muri urwo rugendo rumeze uko nguko rw'ubuzima. Nyuma yaje kwisanga ari umustar ukomeye cyane hano mu Rwanda. Ubuzima ni step by step, uko byagenda kose ubuzima wacamo ubwo ari bwo bwose bigusaba gukora cyane ngo ugire icyo ugeraho. DJ BRIANE agira inama urubyiruko, agira inama abantu bose ushaka kugira icyo ugeraho ugomba gukora. Uyu mu DJ bisa nkaho yanyuze mu buzima butoroshye nyuma yo kubana na mukase, nyuma yo kuba ku muhanda, nyuma yo guterwa inda akirangiza segonderi. Uyu munsi umwana we afite imyaka igera ku 10, bivuze ngo ni mukuru, nawe yatangiye kwiga. DJ BRIANE isomo ubuzima bwe butanga, isomo wakura mwahangaha abenshi ngira ngo mwabyumviye muri iyi nkuru idasanzwe. Nimba ushaka kugira icyo ugeraho biragusaba gukora. Nitwa Kebrice, nabashimiye mwakoze kubana nanjye. Iki kiganiro kizajya kinyuraho buri munsi. Nimba utarakora subscribe, iki nicyo gihe ngo ukore subscribe, hanyuma tujye tubana umunsi ku